product wakoresha vitamin C, ariko vitamin C ntago yonyine ubwayo yagufasha kuzikuraho burundu. Uzakenera wenda tuvuge vitamin C ukenere na ka face wawe, ukenere na glutathione akantu kaga creme ka lightening. Ikindi uzakenera ni exfoliation, gukora exfoliation rimwe cyangwa kabiri mu cyumweru. Ugakoresha toner, ukirinda gukoresha ama scrub mu maso niba uri acne prone skin nago ari meza. Ibyo nabivuzeho. Niba ushaka uruhu rwiza reka gukoresha scrub mu maso. Niba ushaka uruhu rwiza reka gukoresha ama bar soap mu maso. Ibi byo nzakomeza mbisubiremo kuko nago byari byumvikana neza. Ikindi ugomba kumenya nuko gukoresha product ifite concentration nini, tuvuge ni vitamin C ifite Full video on YouTube, Yakwali Academy. Ntago ari yo nziza kurenza